yes, abatakwemera barahari ariko hari n'abakwemera, abatagushaka barahari ariko hari n'abagushaka, abatakuri inyuma barahari ariko hari n'abakuri inyuma, abatari kumwe nawe barahari ariko hari n'abari kumwe nawe. Rero intambara uzarwana ukarinda uva muri iyi si utayitsinze niyo gushaka gukundwa, kwemerwa, gushakwa na bose, gushimisha bose. Ntago bizavamo, ntago abantu bose wabashimisha. Abimana yakuremeye gushimisha igufashe uzabashimisha, ariko utaremeye gushimisha nushaka kubashimisha uzabagwa hagati, uzabura ibintu byinshi, uzakomereka umutima, uzabaho mu buzima bw'ibikomere, uzararura buri rwurira ntacyo ntakora kubera iki batabibona, ibintu nk'ibyo rwose. Urumva ndagira ngo ubwire ngo igihe cyose uri gusekera umuntu Imana itigeze yandikira ubuzima bwawe kuzasekera, azajya abona umeze nk'uri gushinyika. Umuntu Imana itigeze yandikira ubuzima bwawe ko azigera areba neza ngo akumenye, azajya kureba kubone mu mwijima. Niyo waba uri mu mazi woga wazajya abona uri kumutera ivumbi kubera iki? Ntiwamuremewe. Mureke kuruha, ibyo ngibyo bivamo kujya kuvunikaho tudakenewe. Urabyumva neza kuwa mugana ukajya wirirwa ubaza umuntu ngo nicyo utabona ko mbikwereka, imivugire yanjye, imikorere yanjye. Reka uwo waremewe ntibisaba kuvunika, ntibisaba kwinginga, ntibisaba kuzamuka imisozi, kumanuka, ntibisaba kurara utareba, ntibisaba kurara ureba, ntibisaba kwivunagura, ntibisaba ibiguzi, ntibisaba kuza wiyemeye wigize utari we. Reka uwo waremewe umugeraho ukagira ngo urugi rukikingura, urugi rw'umugambi w'Imana rukikingura, ibintu byose bikikora bikijyanamo neza, nta misozi uraye, nta bintu byo kwinginga. Reka nkubwire, ibyo bintu urimo byo kwirirwa wihagika, wisodeka, winginga, ukubita ugira gute, ibyo bintu bizakubyarira ibikomere. Iyo uri ahantu Imana igushaka, iyo uri mu bantu waremewemo, iyo uri kumwe n'umuntu Imana yakuremeye, ibintu byose birikora, birijyana, wumva bimeze neza. Niyo mwagira icyo mupfa muhita musabana imbabazi, ibintu babijyamo neza. Nubwo hazi intambara mufatanya kuzirwana, ariko iyo urimo uhatiriza ibintu, urimo usodeka ibintu, urimo wihagika, urimo urwana intambara, ukagenda no gukubita ya marigondi, ugashaka n'ubuhanuzi buvangiye ngo bagende bamuvangire kugira ngo umubone ugire gute. Reka nkubwire, inzandiko z'indega zari nyinshi, Babuloni yose yamenye izina ryanjye, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza. Amen. Si ibyawe, si ibyawe, si ibyawe, si ibyawe kurwana n'amateka yaranze ubuzima bwawe. Kandi nkubwire ibi bintu, amateka y'ibyo wanyuzemo n'ibyakubayeho n'ibyo wakoze nta hantu ahuriye n'ibyo Imana izagukoresha. Amateka y'ibyo wakoze n'ibyakuranze mu gihe cyashize ntagakuraho ibyo Imana ikwemerera gukora mu gihe kizaza. Nongere nkubwire ngo uwo Imana ishaka kukugira we ntago ari ngombwa ngo ibimwemeranyaho n'abantu. Ntuzongere kurwana intambara yo gushaka kurwanya no kurwana no guhindura ahahise hawe. Uriya niwe wowe. Nushaka kuvuga ahahise hawe, uzahafate uhavuge uri kubaka hazaza cyangwa uri kubaka abandi bantu. Babwira uti muhahise hanjye nakoze amakosa menshi, nagize gutya na gutya, ariko naje kubona imbabazi z'Imana. Iyampinduye, iyankuye muri biriya, nawe yabigukuramo. Uko niko tuvuga ahahise. Ariko umuntu wese washaka kuhagusenyesha, ujye umubwira ngo mva inyuma Satani. Washaka kukwibutsa ibyo mwasangiye, ibyo mwakoranye, ibyo mwabanyemo, ujye umubwira ngo mva inyuma Satani. Wakuzanira liste y'ibyo wakoranye na Satani, ujye umubwira ngo mva inyuma Satani. Ndi icyaremwe gishya, ibya kera byose byarashize. Wowe ukomeze ugire ingeso nziza, ugire ingeso nziza umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatanu. Ntuzaruhe, ugire ingeso nziza, imirimo myiza hagati y'abo bantu. Igitondo kimwe bazabona ahahise hawe harataye agaciro kubera ko uri umuntu waje guhinduka. Babandi
abo bavuga hahise hawe ni nabo bazagufasha kwamamaza ko uri umuntu wahindutse. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Yo ni intambara ya mbere Satani yagushyiramo ukarinda uva mu isi wararwaye imitsi imwe yaranaturitse waragize za stroke. Ni ugushaka gukundwa na bose, kwemerwa na bose, gushakwa na bose, gushimisha bose. Ndimo nsoma Bibiliya, ndimo ncukumbura, nabonyemo intambara enye Satani ashobora gushyira mu muntu kandi akarinda ava mu isi atazitsinze. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo dukunda kwigisha ngo ibikomere, ariko iyo urebye mu ijambo ry'Imana ukaraba Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe huzuyemo abanyabikomere. Tuhereye kuri sogokuruza Aburahamu, ngira ngo ni uri mu itangiriro,